Nshuti muvandimwe wowe udukurikira kuri Kristo gukiranuka kwacu TV, ndagushuhuje aho uherereye hose, nkwifuriza amahoro n'amahirwe, nkwifuriza umugisha w'Imana, nkwifuriza kubaho mu bushake bw'Imana. Uyu mwanya nkufasha kugira ngo dusangire ijambo ahari ryabohora umutima wawe cyangwa se rikabohora inshuti yawe warisangiza. Ariko mbere yuko twinjira muri uwo mwanya, reka dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu nyir'ibihe, wowe uvushiriza izuba ababi n'abeza, ukagushiriza imvura ababi n'abeza, wowe ukinga ntihagire ukingura, wowe ushyira ikuzimu ugakurayo, wowe ukenesha kandi ugakenura, wowe ukiza indwara, wowe ushyira hejuru kandi ugacisha bugufi. Ndagushimiye muri uyu mwanya, izina ryawe rihimbazwe. Iyi audio uzayumva wese izaba yo guhindura amateka y'ubuzima bwe, isenya amateka mabi, yubaka amateka mazima aturutse kuri wowe. Ngusabye ubusabane bwo mu maso hawe ku bari bwumve n'abazumva n'abazakurikirana ubu butumwa, kandi duhembukire imbere yawe, duhembukire ku birenge byawe, kandi ikiruseho tuzabona ubwami bwawe, tunezerwe nubwo tujijwe n'isi, ariko uri umurengezi wacu. Ngaho nyemerera abarwayi ubakize, abihebye babona ubwiza bwawe, kandi ababuze uko bagenza ni wowe utabura uko ubigenza, ubohora imitima yabo. Ndagushimiye ko ubyumvise, Mwuka Wera natuyobore mu izina ryawe Yesu, amen. Hanyuma reka dusomere hamwe iri jambo. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya mbere umurongo wa 15, havuze ngo nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuyemo amaraso. Reka ngutangarize ngo gusenga kose ntabwo Imana ikumva. Si uko wasenganye ibitotsi, si uko wasenganye ubunebwe, si uko usenga rimwe na rimwe. Nari mvuze ngo amasengesho yose ntabwo Imana iyumva. Kandi uko umuntu ateza ibiganza kose ntabwo ariko Imana ireba muri bya biganza ngo irebe ikenewe. Oya, tumenye iyi Mana ntabwo ari umuntu ngo ikore iperereza ngo uyihe abagabo ngo ibwire ngo baza akanaka twarasenganye cyangwa se dutega ibiganza twari turi kumwe. Oya, Imana yo mu bumana bwayo imenyera iherezo mu itangira. Mu gihe twe tumenye ibyo turangije, ibiri imbere ntabwo tuba tuzi ngo bimeze bite. Hanyuma uyu mwanditsi Yesaya arareba ngo reka mbwire ab'igihe kizaza, nk'uko Daniyeli yeretswe abona ibihe by'imperuka, uburyo bizaba birushya, uburyo bizaba ari ibihe bikomeye, uburyo ari ibihe abantu bazaba bakunda ibibanezeza, uburyo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, bagambana, bigira bere, uburyo gupfa kw'abantu nta kintu gutwaye, gupfa k'umuntu bizajya bari nk'ibintu bisanzwe. Ibyo byose arabibona, na Yesaya nawe yarabibonye. Reka mburire abantu bo mu gihe kizaza bamenye ibi ngibi, bamenye ko burya akenshi tuzi ko iyo umuntu yasenze agafata umwanya wo gusenga, byanze bikunze ari gusenga Imana ya hehe, yo mu ijuru. Wenda n'abasenga izindi za Dagoni n'ibindi nk'ibyo n'ibigirwamana n'ibyo byose baba bazi ko biri kubumva, ariko ndimo ndavuga Imana yaremye ijuru n'isi. Niyo yatumye umuhanuzi aramubwira ngo genda ubabwire ngo nibatega ibiganza nzabima amaso. Umuntu utega ibiganza ni uwasenze cyangwa se n'uwabaye afite ibyo ari gusaba. Iyo umuntu ari gusaba ashobora gukoresha ijwi, ariko cyane cyane simbole imenyerewe umuntu nawe yaba atavuze ni ugutega ibiganza.
iyo utegeye umuntu ibiganza nubwo utavuga aravuga ngo uyu muntu ari kunsaba, n'uvuga ashyiraho ikimenyetso cyo gutega ibiganza ndetse akaninyenga cyane, ikiganza gasa n'ukizunguza, bigaragara ko cya kintu ari gusaba gikeneye cyane, cyangwa se akakinyeganyeza kamureshe iyo mvugo, akakinyeganyeza rwose ukabona ko atitirije. Bibiliya iravuze ngo nimutega ibiganza nzabima amaso. Ndimo ndifuza ko twaza kureba impamvu umuntu yaba yasenze ariko Yesu yarangiza agatega ibiganza yagize uwo mutima wo kubitega, hanyuma ntaze kubona umugisha, ntaze kubona Imana, ntize kwitegereza muri ibyo biganza. Ndimo ndifuza ngo uze kumfasha, ube maso, ukurikirane iyi audio, turebe ni iyihe mpamvu. None se nawe waba usenga, nanjye naba nsenga, naba ntega ibiganza, nawe waba utega ibiganza, Imana ikatwima amaso, kandi ibyo dusaba byari byo bino mu bushake bw'Imana, tutasabye nabi twasabye neza, ariko ikatwima amaso. Muri ibyo mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inkeri. None amasengesho yaba atagera kure, yaba ahera aho ngaho yasengeye, ntagere kure ngo atambuke n'inkeri gakomanga urugi, hari akaba ariyo mpamvu duheze mu gihirahiro. Bavandimwe, bene data, inshuti z'umusaraba, unyemerere tubane maso, tuze kureba niba gutega ibiganza kwacu kwaba Imana yaba itabyirengagiza. Turebe niba gusenga kwacu Imana yaba itakumva kandi wasenze. Biravuze ngo nimusenga n'amasengesho menshi sinzayumva. Ahari tuyatubwira abantu ngo usenge cyane. Ahari wenda umuntu usenga gakeye cyangwa se gahoro cyangwa se igihe gikeye gitoya, ashaka kwibaza ngo hari n'ingihe amasengesho atagerayo. Navuze ngo unyemerere tubane maso, Bibiliya Mwuka Wera tuyobore, turebe ni ryari umuntu ashobora gutega ibiganza Imana ikamwima amaso, ni ryari umuntu ashobora gusenga amasengesho menshi. Ubwo bivuze ngo makeya yo nta n'impamvu. Wasenze amasengesho menshi wenda iminsi 30, 21, 40, 90, 120, 200, 300, 600, 900, 1000, ariko yose ntiyumvirwa. Impamvu ya mbere tubonye ni uko ibiganza by'uwo muntu, by'uwo usenga, by'uwo wifuje gusenga, by'uwo wakoze amasengesho, by'uwo wateze ibiganza, byuzuyemo amaraso. Ahari wasanga nta n'isazi iraza ku gisebe cyawe, cyangwa nta n'igisebe urarwara ngo wenda haze isazi uyice. None se waba uri umwicanyi gute muvandi? Nabandi uri umwicanyi gute? Dukomeze kutureba ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Turasoma kandi urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3, umurongo waho wa 15. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3, umurongo wa 15, navuze ngo umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari umwicanyi, kandi muzi yuko nta mwicanyi ugira ubugingo buhoraho. Mana Nyagasani, tekereza mu mutima wawe niba nta muntu wanga. Kankubwiza ukuri, nta mpamvu n'imwe Imana yakumva cyangwa iguha uruhushya rwo kwanga umuntu, naho yaba akuroga, naho yaba aguteza amahembe, naho yaba yarakwambuye, naho yaba yarakwiciye, naho yaba akwiba, naho yaba agusebya, naho yaba akurwanya, naho yaba yarakwambuye umurima cyangwa se isambu, naho yaba yarakunyaze imitungo yawe, naho yaba yarakwambuye imodoka yawe, naho yaraguteje ibituma utiga amashuri yawe, naho yaba yarakwirukanishije mu kazi, naho yaba mbese naho yaba yarakwiciye, nta mpamvu n'imwe dufite yo kwangana.
Yesu ubwe utarigeze kumenya icyaha yabaye icyaha yemera gupfa kugira ngo tumwigireho, kugira ngo tugere ikirenge mu cye. None se muvandi, uretse no kuba amasengesho yakumvirwa, hari ikindi kintu numvise ngo uyu muntu wanga mwene se nta n'ubugingo buhoraho afite. Kandi intego nyamukuru y'uru rugendo, wenda hariho ushobora kuba usanga kugira ngo ube umuntu ukomeye cyangwa ube icyamamare, ariko njye nsenga kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Habakuki niwe wavuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, amatungo agashyira mu biraro, nta kizambuza kwiringira umwami uhoraho, nta kizambuza gukorera umwami uhoraho. Kubera iki? Yari amaze kumenya ko impamvu yatumye aza muri ibi bintu mu gusenga hatari umugisha w'ibigaragara, ahubwo ari wa mugisha w'ubugingo buhoraho, kubaho umuntu adasaza, atarwara umugongo, adapfusha, atagenda n'amaguru, atagura imodoka ngo ikore impanuka, atagira amasambu ngo ahinge birumbe, atagira amatungo ngo nayorora yange kororoka apfe, yewe bya bindi byose, atirukanwa mu kazi, ataba umushomeri. Ubwo bugingo nibwo we yashakaga. Aravuga ati naho byose byashira, nta kizambuza guhimbaza Imana. None Bibiliya itumeneye ibanga, yatubwiye ngo uwo muntu uretse no kuba ari umwicanyi nta n'ubugingo buhoraho. Muririmbyi yikoza mu mutwe avuga ngo naho ibindi byose nabireka, wabireka ukamenera igikoresho cyawe, ariko ukama iherezo ryiza. Hari umuntu wavuze ngo iby'isi ni ubusa, undi aravuga ngo udafite iby'isi arara ubusa. Ntabwo nibutse umwanditsi wabyanditse avuga ngo ni iki cyantandukanya, ni Pawulo yandikira Abaroma, ndatekereza ari aho ngaho. Avuga ngo ni iki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni urupfu, ni ibyago, ni ukubabazwa, ni ugutotezwa, ni agahinda, ni umubabaro, ni amarira, ni iki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ukuvugwa nabi? Ni iki? None se uku kuba umwicanyi ko bigiye gutandukanya n'urwo rukundo, nako byagutandukanije narwo? Niba usenga amasengesho menshi akaba atakumvirwa, watega ibiganza Imana ikakwima amaso, kandi ibyo uri gusaba ari byo, ibyo uri gusaba akaba ari ukuri. Hari ahantu dushakira, yego birashoboka ko imivumo, ariko ntago nkibyemera, kuko agakiza kuzuye gakiza ibyaha, kagakiza ibikomere watewe n'isi, kagakiza uburwayi, kagakiza imivumo n'akarande. Wambwira ngo none se Petero, ni Pawulo ni Petero, kuki yahoranaga ijisho ririra? Wibuke yarasenze abaza Imana ngo se kuki abandi bakira, yewe nabigizemo uruhare, kuki njyewe iri jisho ritakira? Imana imubwira impamvu yarimo ngo ubuntu bwanjye bugize gute, buraguhagije, reka iryo jisho rigomeze ririre. Ntabwo rizakubuza ubugingo buhoraho. Hari wavuga ngo imivumo yambujije kubona umugisha. Oya, banza wigenzure neza, niba nta rutonde ufite mu mutima rw'abantu wanga. Ushobora kuvuga ngo karande zambujije umugisha. Oya, banza wigenzure neza, niba mu mutima wawe nta rutonde rw'abantu ufite baguhemukiye wanga, utavugisha, utasuhuza, utagirira neza. Bibiliya ivuga iki? Iravuze ngo ukunde umwanzi wawe, usabire umuntu ukurenganya. None se uramusabira gute umugisha? Reka nkubwize ukuri, ntabwo Imana ishaka ko ugira amafaranga menshi cyangwa amamodoka menshi n'amasambu menshi ngo nibwo uzagira umutima w'ineza. Oya, nubwo ntacyo gufasha ufite, nubwo ntacyo gukora uvuga ngo wenda amafaranga nibwo nzasura abarwayi kwa muganga. Oya, gira uwo mutima mwiza, gira uwo mutima wo kwirwamo abandi, gira uwo mutima wo kwifuriza abandi byiza. Ni ukuri imbere y'Imana uzaba uhiriwe.
niba Bibiliya imbwira ngo umuntu agitekereza icyaha aba yamaze gucumura, bivuze ngo n'ugize umutima w'ibyiza aba yamaze gukora neza. Yego, aba yamaze. Na wa muntu ufitiye umutima mwiza abantu bose, ikiremwa muntu, apana bize, apana beza, apana abatuye mu mujyi, icyitwa ikiremwa muntu cyose. Niba ugiriye umutima mwiza abantu bari kwa muganga, ukibuka ko abantu bari kwa muganga ushobora kuba utarabaye cyangwa se warabaye cyangwa warahageze, ukibuka ko hari abantu barwaye indwara ziri kubababaza, ukibuka ko hari abantu barwaye uburwayi budakira, ibyo ni abantu babivuze, ku Mana burakira. Warangiza ukibuka ko hari ababuze ubwishyu, warangiza ukagira umutima ukwiriyemo abo bantu, warangiza ukabasengera, ukamenya ngo hari abantu bashonje, nawe ubwawe waba ushonje, ukamenya ngo hari abantu bameneshejwe mu mazu, wenda babuze ubukode, babuze cyangwa se babuze n'ubakodesha inzu ye bitewe n'impamvu zize. Ukagira umutima ubakuriwemo, ukumva agahinda kawe n'umubabaro, ukumva ukuntu imbeho iri kubakubitira hanze, mu gihe wowe ugize amahirwe yo kuba uryamye mu nzu. Niba ugize amahirwe yo kuba unezerewe wenda bivuye ku Mana, gira umutima ukwiriyemo abantu bababaye, bafite agahinda, bafite umubabaro, bagiye kwiyahura, ubasengere, ubasabire. Nutekereza gutyo muvandi, uzaba ukoze igikorwa gikomeye. Hanyuma Imana yo nibona ko biri ngombwa kutararira ukajya kugira icyo ubahereza, izaguha ubushobozi, aho uzakomanga bazagukingura ubone baguhaye ubwo bushobozi, hanyuma ugenda uhereza abandi kubera ko wagize umutima. Kuko hari benshi banabigira, akabikora kugira ngo abantu bamwemere, bamuririmbe, bamuvuge neza, bamutake, ariko mu by'ukuri mu mutima we Mwuka Wera adatuyemo, afite ubwicanyi. Bimwe, hari abantu batamukandagirira mu rugo, hari abantu batakorwa mu mutima we, akumva impamvu bakeneye ari uko badakora, impamvu bakeneye ari uko batazi ubwenge. Ariko twibuke Lazaro n'umutunzi, Lazaro na nyamutunzi. Lazaro yarababaye cyane, ntabwo si uko bwari ubuswa, ariko hari aho baje guhurira. Nyamutunzi yifuza ko yakoza urutoki mu mazi agakoza ku isonga y'ururimi rwe, bidashoboka. Hari n'abantu rero bumva ko umuntu akennye batakicarana, bakumva aranuka, bivuze ngo umutima we ntabwo ukwiriwemo uwo muntu. Nta muntu unuka rega, biterwa n'isi. Niba ijambo ngo ninjye ushyira hejuru ngashyira hasi, wa wundi ubona ko ari umukene nuko atamenyereye ibintu by'ibisirimu, Imana yamuzamura akaba umusirimu. Si ibyo naje kwigisha, ahubwo naje nkubwira ngo genzura neza, urebe niba mu mutima wawe nta rutonde rw'abantu wanga, urebe niba umutima ari gukurirwamo abantu bababaye. Kuko niba hari ijambo rizatungura abantu Yesu azakoresha nk'ikimenyetso, avuga ngo igihe nari nshonje, igihe nari mbabaye, igihe nari mfunze, igihe nari ndwaye, igihe nari nambaye ubusa, igihe wabikoreye ba bandi, ni njye wabikoreraga. Si ngombwa ngo utere intambwe, wamusengera kubera ko yakuye mu mutima wawe, igakoresha undi muntu. Yakoresheje igikona kubw'umuhanuzi Eliya, ikoresha igikona kiramugemurira. Buriya bivuze ngo aho cyakuye inyama, niba ari umubyeyi wari umaze guteka wenda akaza kurangara igikona kigafata za nyama, uwo muntu yasigaye atuka igikona, ariko cyo kiri mu murimo w'Imana. Bitewe n'abasengeraga Eliya, Imana ikoresha igikona. Nawe wasega kubera ko wagize umutima ukwiriwemo ba bantu, Imana igakoresha abandi bantu kandi nawe udafite ubushobozi, ariko kubera ko wagize umutima ukwiriwemo wa muntu, Imana ikumva gusenga kwawe, kubera ko umutima wawe nta rutonde, ntabwo uri umwicanyi, mu biganza byawe birera. Ndakwinginze niwumvi iri jambo urisangiza abandi, twitegure umwami wacu, twe kuba abapfapfa. Ntabwo mvuze ko uri umupfapfa, twe kuba
twe gusinzira, twe kuba tuzi ngo turasenga nyamara amasengesho yacu atumvirwa. Urakoze ko ubyumvise, iri jambo rirakomeye kandi rirashaririye. Hashobora kuryumva ukumva ntiri kureba, ariko ndakwinginze gusenga kose ntabwo kumvirwa. Banza ucekinge neza, banza ugenzure neza niba nta muntu wanga, hanyuma usaba Imana iguha umutima wo kubabarira. Imana irawutanga. We numubabarira mu mbaraga zawe ntabwo bizakunda, n'ubundi uzakomeza kubyibuka, bikomeza no kukubabaza, bikomeza no gutera agahinda. Ushobora kuba warapfakaye kubera abantu, ushobora kuba urwaye kubera abantu, ushobora kuba udatunga kubera abantu, ushobora kuba uri incike kubera abantu. Abo ngabo ukaba warabanze, ukaba ubayeho umeze nk'umusazi kubera abantu baguteza ayo mahembe. Wambaza ngo abo nabo nkwiriye kubasabira umugisha. Yego, Stefano adufite ingero nyinshi. Stefano bamuteye amabuye, abamutera amabuye abareba, none wowe nta nuguze cyangwa se uranabazi ababiguteza. Haba ngo Uwiteka we ubabarire ko batazi ibyo bakora. Ngaha n'Imana ishaka ko tugera, tugasiga wa muntu wa kera witwa kamere udutera kumva ko twakihorera, udutera kumva ko twakora ibyo dushaka, byatuma tubona ko abanzi bacu bagizweho n'ingaruka. Oya, Yesu yari afite imbaraga zo kwica abari kumubamba. Yesu yari afite imbaraga zo kwica uwagiye kumugambana, dore ko banasangiye akanatanga ibimenyetso. Aba ngo oya, kora icyo ugomba gukora. Abo ngabo banza umenye izo mbaraga, ubanza umenye ko ari umuyoboro w'imbaraga za Satani bari kukurwanya, ariko hari Imana ikurwanirira. We niba wabarwanya ngo bashobore, ushobora no kujya kubarogesha ntibapfe. We yewe ntibarwane n'igicurane kandi wacumuye ku yera. Ahubwo ibyiza vuga ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Vuga uti ngende umukristo nzahora ndiwe, ngende umukristo naho abantu bose banseka ngo nta bwenge ngira, nabuze ubwenge, nakaba njya sumba wanga, njya kureba Sarongo, nkajya kureba n'abandi nk'abo ngabo bakamfasha bakankiza abanzi. Oya, aravuga ngo ngende umukristo naho igihugu cyose cyanseka, kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Icyama nawe ugasengera isengesho. Mukundwa warukurikiye ijambo, reka Mwuka Wera gusobanurira ibintu, akubwira uko wabikora, uko ibintu bitura bivuga, ariko kubikora ni izindi mbaraga. Gusabira umuntu wakubabaje, watumye upfakara, agatuma uri incike, agatuma uteza, agatuma udatunga, agatuma udatunganirwa, agatuma umutwe wari ukurya, umugongo, amaguru, akaba yatumye ugendera mu kagare, akaba yatumye umaze igihe kinini mu bitaro. Kumusabira umugisha biragoye, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ntabwo ari ibintu wahita ushyikira. Ndakwingiza ngo Umwuka Wera akugenderere, aguhishurire uko wabigenza. Reka dusenge Imana. Unyemerere iri jambo ryumve, kandi usabe Imana kugushoboza kuryumva no kurigenderamo. Ntubikore mu mbaraga zawe, kuko wabikora mu kwezi kumwe, muri 2, 3, 4, 5, umwaka 3, 4, ariko kaza gusanga wabivuyemo. Munyemerere ubutaha nzababwira impamvu Dawidi Imana yamukoreye imirimo n'ibitangaza bikomeye, akaba n'icyamamare ku isi. Niyo munsi tukaba tukivuga Dawidi, ariko yagera ku ngoma gato cyane kakamwiba, agatotsi kakaza, agasambanya Betisheba, agashaka kubeshyera umugabo we, akicisha Uriya. Munyemerere ubutaha tuzareba impamvu. Ese Dawidi yaramaze igihe gitoya amenye Imana? Umuntu watanyaguzaga idubu, agatanyuza ingwe, agatanyuza intare ntimutware umwana w'intama. Umuntu wishe Goliyati yarashishikesheje ingabo zose za Isirayeli zaragiye mu myobo, mu ndake. Wakaza ku myaka 16 afite umuhumetso gusa, akicika igihangange. Ese wambwira nta Mwuka w'Imana wari umurimo? Umuntu wagiye ko mu buvumo bwa Adulamu imyaka 10, akava ajya kuba umwami.
umuntu wacurangiraga Sawuli nk'umwami, abadayimoni, abazimu bakirukanka bagahunga, Sawuli akaba muzima akumva aranezerewe. None uyu munsi umuntu utunze imodoka ya miliyoni 6 cyangwa 2 cyangwa 4 aragutumira wasengere ngo nasengeye mu bantu bakomeye, ukumva bagitangarirwa, ntago wamera nka Dawidi. Ariko kuko yari agifite impamvu y'urutonde rw'ibitarasobanuka mu mutima we, nkubwire ngo yari yemerewe. Reka ne kubivugaho cyane, reka ngarukira aho ngaho. Unyemerere ubutaha tuzagendane umenye impamvu. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi muri ibi bintu, ariko ukazisanga ubuze ubugingo buhoraho. Reka agahinda. Niba hari igihombo kizabaho bavandimwe, niba hari igihombo kizabaho, niba hari igihombo kizabaho, igihombo gikomeye cyane, igihombo kibabaje, ni ukuba waraharaniye ubugingo buhoraho, ukarara amajoro ukiyiriza, ugasengera abantu, ukabaha ibyo kurya, ukabaha imyambaro, ugasura abarwayi, ukagerageza buri cyose, wajya ukumva ngo nta bugingo buhoraho ufite, kubera akantu kamwe k'urwango gusa. Umuntu kubera ko yaguhemukiye, yakuvuze, yaguteranije na mushumba wawe, yaguteranije na mwarimu, yakuvuze nawe muri korari, yakuvuze nawe muri karitsiye mu bakristo. Oya, ibiganza byawe bwira Imana ikubabarire, ikuremo ayo maraso, kugira ngo nubitega icyo usabye cyose ukibone. Niba ariko murakoze, Imana ikumpera umugisha wowe udukurikira, kandi ubutaha tuzabagezaho iyo topike y'impamvu Dawidi yaguye muri uwo mutego. Nari mvuze ngo tube maso, ko n'abakobwa 10 ntabwo bifuza ko baba abapfu, ariko 5 byaranze abapfu. Hari impamvu byabaye abapfu, hari impamvu babaye abapfu, barasigara umukwe yaje bari biteguye. Nawe ndakwinginze, making sure, gerageza usabe Mwuka Wera, usabe imbaraga za Mwuka Wera ziture muri wowe. Naho wowe bikoze wabikora mu mbaraga zawe, kandi ntabwo byakunda. Kadusenga Imana. Imana ishobora byose, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Data wa twese, urera kandi urakiranuka. Sengera ubwoko bwawe, umuntu wese uri bwumva iyo audio ye gusuzugura, ahubwo yumve gukora kwawe. Mwuka Wera ndakwinginze kugira ngo ukorane n'iri jambo, rihindure imitima y'ubwoko bwawe. Abari bananiwe kubabarira, ubahe umutima wo kubabarira, kandi unyemerere Uwiteka, he kubaho kuninira, ahubwo twumve umuburo, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, ngaho dushoboze gukora ibyo ushaka kandi wishimira, kandi tubikora uzadushyira hejuru, uzakingurira imiryango yacu. Aho abandi baburiye tuzahabonera umugisha. Urakoze Data, duhe kukumvira, tugende uko ushaka, kuko uri Imana y'imbabazi. Mu izina ryawe Yesu, amen.